Yes, reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar. Hano twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro twabemereye kubagezaho umunsi ku munsi. Nongere nakire kuri kamera Karegeya Omar Jean Baptiste. Nongeye kugusuhuza ngo ni ikaze. Urakoze cyane kuma ikaze. Manze shimire abadukurikiye abakurikira channel yacu. N'abantu bifura by the way cyane rwose bajya inama nta muntu nicyo mbakundira ufite uko nibakebeza kandi babyara abandi beza nawe natunga agatoki rwose iyo ubonye commentaires zigera muri 20 ugasanga zose 19 18 gusubiza hejuru zitanga inama harabambwiye ko mutajya mu mpamazi ko nkora ikiganiro naniwe hari n'abari bapropose ngo wenda ngo ngiye nkikora ngiye nyine abandi barababwira ati iciza cyabyo na commentaire baramwisubiriza ntabwo ari nge subiza mbese ni umuryango pe nabikunze cyane nuko benshi ubona abatabazi aba nimero yabo nta numwe wapfa kumenya amazina yanditseho ni yayandi nka y'ukuri no mihanda ni username ariko n'abantu beza cyane biba bitagenze neza bakatugira inama uburyo twabikoramo abandi bakaduha n'ubundi bwino ku bintu biba biraho. Yes, nuko nguko rero nabo gushimirwa. Nabo gushimirwa by the way ndi kumva unahereye kuri comment z'ikiganiro giheruka. Nazo ngira ngo nabonyemo izo comment nanjye narebyeho. Mbona abantu bavuga bati ujuza vuba. Bavuze ko nyitererana ko cano nayitereranye. Yego. Ariko nawe bari bagutunza agatoki. Abazi rwose abakuzi bazi ko nawe inshingano ziba atari nke. Gusa tuzatugerageza. Ariko nicyo gihe ntabwo zaba impamvu z'urwitwazo. Nanone twariyemeje kujya tubaha bizakunda ya. Ubwo ikijyanye n'amazi nabyo tuzareba. Nanjye ngomba kubigiramo uruhare. Itubura agakarito tuzagura jibu. Ariko barabizi ko rimwe na rimwe mba nabyukiye mu kindi kiganiro nkacishamo nkaruhuka hakabigiye umise nkora ikindi wenda ikiganiro cya mbere kirangira saa 4 ku imbundo y'ukuri kuri BNB FM nta banga ririmo bamwe baba nankurikiye hariya nkasohoka rimwe na rimwe hakabigiye habaye impamvu zituma nkora ikiganiro saa 4 n'igice cyangwa ariko akenshi nuko mbanza nkaruhuka nkambanza nkajya kureba abana ko bari mu kiruhuko saa 7 n'igice niyo gahunda yanjye y'umunsi saa 7 n'igice nkabanza kumva Dashimu kugeza saa 9 n'igice ko Dashimu nawe afite muri iyi myaka yanjye nka 20% nibyo mvuga bimwe na bimwe donc nawe nyubakamo nka 20% saa 9 n'igice ubwo nibwo hari igihe agatotsi kanyiba nkasinziraho isaha imwe nkakwicura nkamusangamo ari mu ijambo ryahindura ubuzima no saa 9 nkongera nkasinziraho gato saa 10 nkabyuka ubwo nigomba nongeye kuboneka mu kandi kazi hari nishimira wa mugabo babantu muri Abani hoteli akunda kumbwira ati wowe uvuga ko kwa gatandatu no kwa gatanu utekera abana atari ko tukongera tukakubona mu biganiro ati jya ubwira abantu ko rwose iyo minsi ati ntabwo ushobora bwakwira udakoze ikiganiro ati no gutekera abana ariko urinyabye ibyo rero ni ibisanzwe n'ubuzima kandi byose umuntu abagomba kubikora inshingano professionnel inshingano sociale inshingano familiale kandi abana n'umugisha babageze naho baryoshye kuko tuba tuganira bamwe bakancarenjinga ariko nako bajya bareba ibiganiro byanjye babyumvira ku ishuri abarimu babigisha ariko wa makomenti ni muri commentaire harimo umuntu wizaza harimo umuntu wizaza wagize izaza higa umukobwa wanjye wabucura ntabwo nziri bamwigisha ariko baranzi ndahagenda cyane mu gihe cyo uriyagira no mu gihe cyo kwibuka niho nibukiye tariki 12 ngira ngo donc abarimu b'abana banjye bo barankurikira rimwe na rimwe bakabibwira abana banjye ariko barajya ntibazi ngo wakoze gikora kuri radio na televiziyo barakurikira ariko kuri YouTube ntabwo byo babijyamo muhungu wanjye barirebera utuvideo twa football areba bazidana uko babyirutse umukobwa yibereye muri mu by'umodo yes so nuko ariko sava hose umuntu abagomba kureba ni lazima niko bimeze ngira ngo ni nayo mpamvu tuba dutangiye gutyo nyine kugira ngo duse nk'abasubira inyuma gato ku bitekerezo icy'ingenzi bashaka kubwira abantu nuko umusesenguzi ni umuntu ni umuntu waba mu buzima nk'ubw'abandi ararya akaryama akabyuka agatembera agakora siporo akaganira n'abantu
nawe agira akazi nk'ako n'umuntu nk'abandi agira byaba ngombwa wabona umurima w'imboga nziza ukajya hari igihe nimva ku kazi kuri BNDB nagiye n'amaguru muri ka siporo kanjye nagera narenga itegisirwa nkabona amashu meza mu gishanga nkumva umuhumuro w'ikijumba cyokeje nkahise nca mu kayira gaca ku gikuta munsi y'akabuga ka futu kari kuri tegisirwa nkaba nikubise mu gishanga nyende uruboga rwiza nkarugura nakwambuka nkagenda nkasanga ahantu hafi yo kwa ku rusengero rwa mwita Ndera siko mwibagera Rugamba nkasanga abagore bokeje ibijumba cyampumuriye nkagifata nkagenda nkagisangira n'abana ngo nkataha ka siporo gaciyemo ndatembereye ndahashya ibintu biri fre bas turi abantu ntabirenze nibyo kabisa nibyo akaruvuze ni keza kubera ko ndibuka nkanjye wa muri showbiz hari umwana wigeze kuvuga ko yarazi ko Meddy atari umuntu yarazi ko Meddy atari umuntu avuga ati se urya uranywa ukarya nk'abantu so rero umuntu ari ahantu ugera nyine abantu bakagira ngo ariko c'est normal turi abantu twavukiye amezi 9 twiga primaire dukina karere twambara ikabutura tugenda ku mitumba n'ibisanzwe ibiba ku bantu natwe bitubaho rwose nibyo rero nibyo uravuze uti biba ku bantu natwe bitubaho reka mitera ninjira mu kiganiro nyirizina aravuga uti ibiba ku bantu natwe bitubaho n'abayobozi ndabona ibiri kuba n'abantu n'abantu pe rwose babarize mu mashuri nkatwe se abo tuba twariganye abo twigishije ngewe hari nabo nigishije b'abayobozi benshi kandi cyane rwose atsindwa akopera byose reka ntangirire kuri iyi yellow paper yaraye isohotse yellow paper ije n'ubundi ikurikira izindi zabanje ariko ni yellow paper n'ubundi ije nyuma y'amagambo watangaje uti yellow paper zizaba nyinshi hari n'izizaza zitari yellow hari n'izizaza harayasohotse na white ndi asohotse isohokera n'ubundi mu burengerazuba bw'epfo so rero Habitegeko meya governor yakomeje kuvugwa mu madosiye menshi ariko tukabona nyine ibintu birakomeje ubuzima ye kubona mbona nawe arasezerewe iyi nayo iri muri za yellow paper ni muri wa mujyo wasaza indi wavugaga cyangwa urayibonaho ntabwo ari umujyo umwe bifitanye isano ubundi iyo abakono badakora inama ku itariki 9 z'ukwa karindwi donc Habitegeko yaravuyeho mbere yabo kuko Habitegeko yaravuyeho hakimara kuvaho njyanama ya Rutsiro nari nabivuze njyanama ya Rutsiro yavuyeho nimugoroba nakoze ikiganiro mu gitondo ariko mvuga ko na governor ari aho hafi nawe aragenda hanyuma hahita hazamo iby'abakono ariko isano bifitanye ibya Habitegeko bishobora kuba byaratindijwe nuko Gatabazi yari akiri libre ari muri mouvement abasha kuganira atembera noneho abakono baje akibasha kuba yagira ibyo akiza cyangwa yica agiye mu bakono dosiye y'abakono iraza izishyushye ivugamo na Gatabazi wakagombye kuba ari kuvuganira Habitegeko ngo iminsi y'icumi urumva niba Habitegeko yavuganira Gatabazi akaba ari mu cyangwa mu mazi y'akazu yoji ari ahantu atakibasha kuba yagira kuko urumva yashobora kuba hari ibyo yakavaringa bya Habitegeko kuko muri dosiye ya Habitegeko harimo na Gatabazi uriya mudamu yari trio uriya mudamu wari Trifoze wari meya wa Rutsiro na Habitegeko na Gatabazi yari sheni imwe meya governor minister babyumva hanyuma ministre avaho governor ajya kubera iby'ibirombe governor ajya mu nkiko niko navuga aranatsindwa birangira njyanama yose ivuyeho na nyobozi ya Rutsiro kubera we mu gihe rero idosiye ye bakabaye bayireba ariko Gatabaza akiri aho ngaho urumva Gatabaza akiri aho ngaho agitembera yashobora kuba yaburizamo cyangwa agatanga amakuru arengera Habitegeko akaba aribyo byatumye atinda kuvaho noneho haje iby'abakono Gatabazi nabyo abijyamo
ya protection yahaga Habitegeko irabura, urabyumva, noneho abakoraga kuri Habitegeko nabo bagira umwanya, naho ubundi ntabwo aba yaratinze. Iriya njyanama yagomba kugenda nawe agenda, naho icyo nabivuze mu kiganiro, ntabwo navuganye n'ababikora, ariko narabibonaga ibimenyetso biba bihari. So rero niyo sano kuko Habitegeko ntabwo Habitegeko mu bimujyanye harimo Gatabazi. So kandi mu byaciye intege, mu byatumye abakora dosiye ya Habitegeko bihuta, nuko Gatabazi atarari ngo agire ibyo avanga cyangwa avuyanga. Yes, niyo sano. So rero uyu mudamu SPC nawe wasohotse ku SP no gutera imetero muri randi muri randi. Ikintu gishoboka nubwo bitavuzwe cyane, kuko urumva we yayoboraga ikigo, nta wenda ashobora kuba bitaravuzwe, ashobora double one ashobora kuba yaragiye mu bakono, icyo nicyo ntekereza, cyangwa se mu byo abo bagatabazi na Habitegeko mu masambu, mu mafamu, ubutaka bagenda babona bamubwiraga ati hituhindura UPI. Icyo bintu ndabizi, by the way, for your information y'abadukurikiye, ibyo bintu by'abantu biha ubutaka cyangwa bakabona mu buryo butazwi, mu buryo bwa ruswa, barahari. Ejo bundi hari umuntu wari minisitiri weretse kugurisha ikibanza atazi aho kiri, cyakora byatumye bamuhenda. Ntabwo yari azi aho kiri, yakigurishije make kandi kimwanditseho. Yakigurishije miliyoni 10. Iki kibanza gifite nka 40 ingahe, kiri kuri kaburimbo ku muhanda ugendwa ahantu hanini cyane, nawe ntiyarazi imbago zacyo. Ibyo ni byerekana rero ko hari abategetsi baba bagira ubutaka batazi uko babubonye, donc bagahamagara uyu mudamu wavanweho agahita ahindura atahageze, either yabuguze, either umuntu wenda ashobora kuba yarakoranaga n'abantu mu makopi. Yes, ashobora kubugura, ashobora kuhabwamo ruswa. Gitifu umurenge ashobora kubuhuguza umuturage akabumuha ngo azamuvuganire. Umuntu ashobora guhabwa akazi agahita avuga ati nzaguha umugabane wanjye kwa data, ntabwo icyo gihe yaza gutera imetero ahantu yahawe, kandi ko yahawe n'umuntu yahaye akazi. Nuko bamwe mu bategetsi bashobora gutunga ubutaka nabo ubwabo batazi. Iyo ni kumva ngo uragurisha ikibanza utazi aho kiri, utazi metero zacyo. Uzi ko icyo kibanza bagereka miliyoni 30 na yaremeye 10. Yemeye 10 se yarakize uko kingana. Baramubwira ati kandi urabizi n'abanyarwanda mu rangaje ya ruswa, ariko no muri rangaje y'abanyarwanda bisanzwe mufite akana kandi ugasanga n'umwana w'ibiro nka 50, ukavuga ngo mu mpakabyeri kandi n'urucupa runini, none ni ngombwa ati nzaguha agataka uburyo bwo koroshya akayogi, akavuga ati nzaguha akayogi. Iyo utaje kukarebera ujye gusanga ni ikivi cyose yakubwiye iyogi, kandi ari umusozi. Noneho akeneye amafaranga, by the way ntakiri minisitiri, none akeneye amafaranga, bafata umwanzuro n'umudamu we bahita babwira abakomisiyoneri ngo ni miliyoni 10. Umuntu arita mu gutwi, arababwira ati muze ugire vuba. Umudamu ahageze arahayoberwa, uhagura nawe abonye ko harimo akantu, avuga ati sinshaka ko banahagaruka, tuzandikira kuri banki kwa noteri, si ngombwa ko muza hano, ko yari yamaze kubona ko ari imari. Umuntu ushinzwe ubutaka havuye cy'abakono ni special, ariko umuntu ushinzwe ikigo cy'ubutaka, amwe mu makosa akomeye nuko kuba yahindurira abantu ama UPI, nuko kuba abantu bagonganira ku kibanza kikandikwa kuri babiri atabizi, nuko kuba ubutaka bwashyirwaho caveat bitazwi, nyiri ubutaka atabizi. Donc amakosa nk'ayo yose agenda aboneka, ibyo bigomba kugwa kuri kushinzwe ubutaka. So icyo rero kirashoboka, ni hagati aho ngaho, nta kuri na kumwe nzi, ariko ndabizi neza kuyobora kiriya kigo utabura abantu bakuzana b'amanyanga ku butaka bahuguje, babonye nk'indonke, babonye nka ruswa, sibyo? Cyangwa babonye cyangwa bwa leta yihaye, ugahita umukorera UPI. So icyo kintu rero kuri uriya mwanya yari ariho, ayo makosa arashoboka cyane rwose, abantu bakamushyira kuri pressure, gira utya, cyangwa akabonamo akantu, cyangwa bakamuha akantu ngo abikore gutyo. Si rero ntago detail ntago nazibona, nerekanye amakosa ashobora kubaho
ku mwanya yari afite yakoragamo post iri challenging ariko yaratinzeho ishobora kuzamo umuntu wese akamuchallenge kuba yaratinzeho ashobora kuba yaragize ka resistance uriya mudamu ndamuzi twariganye i Nyanza ni umuhanga cyane rwose wow umuhanga cyane umuhanga cyane kandi ukunda igihugu ngahiko kugwa mu makosa kira kigwe niwe ugitinzemo cyane bishoboka yabaye na procureur ibyumba ndamuzi agitinzemo bishoboke ko abamubajije bo bakoraga amanyanga menshi uvuze ku kintu cyo gutinda wenda tuzakivugaho kwacyo ku bintu by'abayobozi bo mu burezi tuzakivugeho yego rero uyu mudamu mu butaka niwe muntu utinzeho yize amategeko yari n'umuhanga ndakumenyesha yari umuhanga muri leta twiga i Nyanza karase yabo ibana yabaguwa mbere ntagire ukurikira cyane rwose ndamwibuka niba atari yigaga nko muri A cyangwa B ko nge nigaga muri D nubwo twahize igihe gito twagiraga abantu twaramenyana abantu nk'abo umuntu ubu wa mbere sigira ngo hari wabuye ikigo bagaragara yego so rero ni uko nguko nabivuga nta n'uwari ubyiteze kuri ya mudamu yava ariko byanze bikunze hari akazi kaba karimo risk oya birimo ahubwo wenda nyemerera ntararenga ku bijyanye n'impapuro bitenye no kuri no white paper nayo umpe comment ntoya kuri uyu Mukamasaba Poloni wakuyeho nawo wirukawe ku mirimo ukwirukanwa njyanama yamwirukanye yes kubera imyitwarire idahwitse ni imiyoborere imyitwarire idahwitse bivuga byinshi ariko ni imiyoborere mibi kugira abantu udutsiko mu bakozi tushingiye wenda ku turere aho abantu biza aho bakomoka ariko se abanyamasheke mu miyoborere ndavuga mu abakozi pana mu baturage ariko hari inkuru yigeze hari abakozi bari barahagaritswe mu minsi ishize uwitwa Ndanga Janvier wari ushinzwe imiyoborere na undi wari ushinzwe iki affaires sociales ntabwo ndi kubyumva bo muri karere ariko icyo mubwira ngo ni imiyoborere n'ivuka ry'udutsiko nuko uwo Ndanga yavuye mu murenge hari inkuru yasohotse kuri Bwiza umurenge yavuyemo ni Rwanirora ntago amazina rangiro hari ibintu nk'ibyo avuyemo uwo Ndanga Janvier yavuye mu murenge bitameze neza bamuzamura mu karere hanyuma noneho haza ikibazo cy'amabati yagomba guhabwa abaturage abagitifu barahize barubakiye abatishoboye bashyiraho igikanka cyo hasi amabati araza hera ku karere ibikanka bimwe byatangiye gusenyuka bigira nk'aho abagitifu bamera nk'abigaragambye bati ko batataza kandi ubwo bari barabishyize mu mihigo ya 2022 irangira yagomba kurangira na 30 z'ukwa gatandatu bigera mu kwa gatanu amabati akiri ku karere batarayabona bariramantasi uyu muhigo tuzavuga ko twawesheje kandi tutarasakaye turi igice noneho abubatse nk'inzu z'ibiti imvura yagwa zigatangira guhomoka ibiti bigasaza zimwe zigatangira kugwa abaturage nabo biramanta kandi urumva umuyobozi mwiza iyo abaturage bawe biramanta hari icyo wabemereye kandi ugishoboye ariko hakazamo imbogamizi abagitifasa naho biramanta noneho habaye inama bafata umwanzuro ko amabati azasohorwa kuwa gatandatu inama yabaye kuwa gatanu bavuga ati ejo mutangire muduha amabati uwo Ndanga Janvier avuga ngo ni weekend ntayo nzabaha urumva gitifu w'akarere akavuga ati birakwiye ko dukurikije aho iminsi igeze ubu byari mu kuwa gatanu kurangira hasigaye ukwezi kumwe ngo imihigo birangire donc umwaka w'ingengo y'imari urangire gitifu ati amabati agomba gusohoka wa mugabo uwo ngo Ndanga Janvier ati ni weekend nzayabaha kuwa mbere abagitifu nabo barakameza ati iminsi yagiye abaturage bari kunyagirwa ibintu nk'ibyo kwa gatanu imvura ibikigwa basi birangira uwo mudamu uyu wavuyeho aza gufata nk'abari ufata ijambo rya nyuma byemezwa ko atangwa iyo weekend urabyumva byemejwe inama ibyemeje abagitifu bamwe barishima inkuru irahari kuri Bwiza barishima bamwe bakoma amashyi bagira gute wa mugabo nawe mu kuyatanga shingo upande a contre cœur donc atabishaka babandi bishimye ko byemejwe
ngo yagiye yabaha nyuma ni inkuru yasohotse kuri Bwiza hanyuma ariko gitifu nako meya kuba yaravuze bwa nyuma akemeza ko abatasohoka byafashwe nkaho yarashyikiye wa wundi wanze kuyatanga muri weekend abanza kureba abanza gusoma match areba abantu ibyo bashyikiye iyo bishaka aba yarabivuze mbere cyane ko niyo nabishaka yari kuyarekura n'inama itabaye yes icya kabiri uriya mudamu 2019 ajyaho asimbura Kamari Aimé Fabien Kamari Aimé Fabien yabaye meya yarahoze nawe ari gitifu w'umurenge wa Kanjongo nyuma amaze kumusimbura yari afite umuvisi meya witwaga Louis Michel Josué Michel utije na rwose umugabo kandi wari affaire économique aruzwe ko nagiyeyo we hari byo mvuga nabahagazeho 2018 nagiyeyo mu karere ka Nyamasheke nzenguruka amashuri imirenge byinshi ntavyiboneye byinshi bikorwa nabi bikorwa neza byinshi nabibonye akarere gahoramo inzara gafite ibyambu byambutsa amasoko direct oya koko ni Rutsiro agatari mu Karongi ahubwo Nyamasheke yera ikawa ni ya mbere yera amasaka yera amaronji ikora ku Kivu hari ibyambu ifite n'isoko rikomeye niba ryitwa Ruganda ry'inka hanyuma abarobyi benshi ni Abanyamasheke ifite cross border markets aho byinshi ariko kagahora irimo inzara no pe ni nka Nyabihu buriyo muri pardon wagira uturere wa pardon na malnutrition Nyamasheke na Nyabihu ntibyagombye kuzamo yes ako na Nyabihu irahererekanya cyane ifite ahantu henshi yego noneho uwo mudamu hari icyavuzwe rero mu matora nyuma urumva gusimbura muri 2019 ejo bundi 2021 batora bushyashya habaye akavuyo mu matora ya Nyamasheke icyo gihe yes hari ipareke hari n'igihe cyabaye kimeze nko gutangaza amajwi atari we wabayemeye no au contraire n'uwo wari vice mayor Josué Michel nawe yasaga n'uwagarutse bihinduka nyuma utwo tuntu twabayemo gutyo rero dushobora kuba twaranamukurikiranye either abari batoye wa undi wavuzwe ntibamwumva abyumva abakunda go Josué Michel ntibamwumva kandi abagitifu ntibahindutse donc ashobora kubijyoye byasabaga ngo akore bidasanzwe ntaze muri bwa butiko niba yaraje rero akavuga ati n'ubundi ndabizi ko harimo abankunda n'abatankunda akakubitara hayo mabati hakazamo n'utundi twose urumva iyo wagiye mu kazi kuri ubwo buryo iyo wagiye mu kazi kuri ubwo buryo bicara bagucalenjinga par rapport y'ibyo ubutangiranye icyo nakwita nk'igipimo ni nko gutangirana urukiramende bamaze kuzamura atari wowe uruzamuye urabyumva utangira uri mu kirarane yes wararutari utangira uri mu kirarane cy'umukino utigeze ukina kabisa abagitifu harimo batakumva abaturage harimo batakumva njyanama harimo batakumva ahubwo harimo bumva abandi bataraho biba bisaba rero gukore la différence ubanze ucemo ibyo bintu byo kuvuga ngo barumva runaka hanyuma babandi bari bagushyikiye nabo uvuga uti nduwa batsinze nduwa bantoye n'abatarantoye sibyo nibyo president Kagame akunda kuvuga y'amatora arangiye baba badutoye baba bataradutoye bose tuzabana neza nzabayobora gutyo agezemo rero akajya gwa muri utwo dutego kuko icyo gihe nyine uwo ndanga yari yarabaye igitifu w'umurenge aza ku karere yigira uko urumva yigira uko imbere y'abagitifu nabo baba bameya imbere ya gitifu w'akarere nawe ku kibazo cyumvikana encore urabyumva ukorera uko umudamu yagiye abyitwaramo noneho ekavuge akanyuma ni metero mba ntera yego akanyuma nuko nabonye ntuza ya Twitter ya Oswakim ivuga ko ubwato butwara umucanga uva Rutsiro busanirwa muri Nyamasheke oya Twitter yo uze kwireba yanditsemo ngo biravuga ko ubwato bwa Gisambo bupakira imicanga butunganyirizwa Nyamasheke hashize igihe kingana gute meya abizi icyo rero nako kaba imbarutso ubwo niyo sano ushaka kubihuza n'abakono
abakono iyo mvuze abakono ubwo no kubera Gatabazi noneho imicanga hakazamo Habitegeko nabwo Gatabazi nta habura noneho byagera niba ubwato rero butwara umucanga wa Habitegeko na Gatabazi wabaye umukono busanirwa muri Nyamasheke uburebera ntatanga amakuru ubwo naho ibyo gibyo niho ni asa kwishobora kuziramo yego erega Gatabazi mu bijyanye n'imiyoborere ari niwe byose byituruniraho urabyumva cyane cyane ku ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba anariyo mpamvu wabonye iriya nama yabaye hagati y'umukuru w'igihugu n'abavuga rikijyana batumiyemo uturere dutatu to muri West yego kubera ko bifitanye isano uburyo Gatabazi yagendaga ziriya ntara ari na ministre ntabwo ariko yagendaga ahari wigeze umwumva mu burasirazuba se cyakora najya mwumva mu majyepfo nabwo gake Ruhango yigeze kujya gufungurayo ibagiro avuga ngo rigiye kugabanya malnutrition by the way ibyo nivugiye ku giti cyanjye ku cano yanjye ni nko kuvuga ngo ese bazabaga inyama baziha abaturage ku buntu komantere natanze akimara kuzibegereza ariko ufite amafaranga ntago n'Inyanza wajya kuzigurayo ibagiro ntabwo ari byo rigabanya malnutrition keretse uvuze ngo iribagiro rifite na centre nutritionnel rizajya riha wenda abana bakaza bagafatayo agapotage kuko ibyumba twarakagiraga mu Kisaro kwa Frere Siriro samudi abana bajyaga kunywa umusosi ariko rero ibagiro niba ridafite iyo departement uhamya gute ko rizagabanya malnutrition ni nk'ibyo byose ariko by the way ibya Gatabazi ntubimbazeho cyane ababayeho neza ko yaturiye Provia cyane ibya Gatabazi ndimo ndabyirinda kuzabivuga kuri cano yanjye kuko nshobora kuvanga nshobora kuvugamo ibyavuzwe ibyanditswe ibyamenyekanye nkashyiramo n'ibyo ngewe nzi abandi batazi niyo mpamvu nzitonda ibyo zabivuga kera kabaye igihe kigeze n'ibyo ngibyo reka ngaruke kuri Habitegeko gavana kuko niwe cyane ndavuga ko ariwe munini muri no tangazo kugeza ubu ngubu wabaye highlighted cyane abantu bati Habitegeko nawe yari yaratinze rwose nyine narabivuze yari yaratinze ntabwo iriya njyanama yagomba kumusiga gavana ujya mu rukiko n'umuturage kubera ikibazo yanze gukemura ariko reka wenda kuko nabivuze ku yindi cano reka nabyo mbisobanure ukuntu ibintu byagenze ibintu by'ibirombe byo muri Rutsiro nibyo nari ngiye kujyaho icyabaye kugira ngo Habitegeko abijyemo binagaragare ko yabafitanye consigne na Gatabazi njyanama hari ikirombe cyitwa Koko cyahozemo icyitwaga wa Baraka iraseswa iseshwe abantu barayisaba umuntu umwe ayisaba mbere yuko icyangombwa cyayo kirangira undi ayisaba igihe cyageze tariki 19 z'ukwa 10 ngira ngo mu nyandiko ngenda mbona noneho njyanama iraterana igenda ivuga ko buri company yerekana ibibura kuri buri company ibwira Habitegeko ati duhitemo iyihe nabyumva hakabamo hari na raporo urwego rw'umuvunyi rwari rwarakoze ruvuga ngo Koko bayihe umucanga wa Koko bawuhe company runaka yarenganye yawusabye ku itariki nyayo ibyo nibyo rero njyanama yakozemo raporo ihereza Habitegeko kuko itegeko niko rivuga ko ari we wemeza ibyemezo bya njyanama noneho wowe kugira ngo bavati ni muhahe kanaka cyangwa kanaka avuga ngo mu bisese bazashyire mu ipigana kandi iyo option ntayo bari bateganije nta nibaho ibirombe birasabwa abigira ipiganwa ntago mu birombe haba ipigana barandika bakareba ubujuje watanze cyangwa mbere hari ibibazo ari nk'ibintu 10 baba basaba ninde watanze cyangwa ninde wasabye mbere ninde wasabye byemeye n'amategeko kuko hari abasabaga akarere cyangwa abandi bagasaba RMB bagasanga kandi procedure isaba ko usaba akarere ugatanga kopi muri RMB yese bakabasaba historique bancaire imaze nibura imyaka 4 ni byinshi kugira ngo bahahe umuntu ni bimwe muri ibyo bareba we rero ati bijye mu ipigano ntaho biteganijwe abantu niho batangiye guhita bavuga ngo impamvu abikoze gutya ni ukugira ngo nawe azashinge biravugwa ko we na Gatabazi bafite indi company ishyigikiwe na meya izajye noneho ko bayikoze ibirombe byarafashwe none icyo basese izajye mu bapigana nuko byatangiye gututumba abari Rutsiro nuko batsindira isoko noneho birangiye wa umuntu umwe ubwo muri babiri bagombaga guhabwa Koko
harimo umwe uwo byavuga ko yanditse mbere ye basanga yanditse igihe kitaragera. Icya kabiri bavugaga muri dosiye ye bavugaga ko hari ibitari byuzuye, banavuga ko yatanze historique bancaire yanditse mu mazina ye ariko itamaze imyaka ibiri bimanza ari ibiri. Undi wa kabiri ni uwo ngo wakorewe raporo n'urwego rw'umuvunyi, we yari yarasabye ku itariki yemewe atanga historique yanditse mu izina rya company. Njyanama iti se uyu ko yazanye historique ariko historique imaze imyaka 2, uyu yazanye historique imaze imyaka 2 ariko yanditse mu izina rya company, uyu yazanye historique yanditse mu izina rye ariko itamaze imyaka 2. Ibyo nibyo bari bahaye Habitegeko rero, duhite mu wuhe. Habitegeko rero ahitamo wa gatatu, azana ipigano, bahita bavuga ati tiye kuki yemeye kurenga ku mategeko byagenze bite. Biraza byinjira minaroka. Wa wundi wasabye hakiri kare akanatanga historique yanditse mu mazina ye, niwe wagiye kurega ajya minaroke. Bisgerayo bisanga wa mudamu wari uhamaze ibisi nawe wavuyeho asumuta, barasesengura banyuma minaroke yandikira Habitegeko ko agomba kubishyira mu buryo bitarenze itariki 30 z'ukwa gatanu. Izo 30 zigeze bidakozwe, wa musaza ajya mu rukiko, araburana aratsinda. Urukiko ruvuga ko Habitegeko yamurenganije, ariko yamurenganije kuko ko Habitegeko uwo mwanzuro awufata ntago yisunze raporo y'umuvunyi, urabyumva, ntiyisunga n'amarangamutima. Ashyiramo amarangamutima, ariko amarangamutima ku myaka ye n'imyanya arimo ntago yagira amarangamutima. Ako bareba cyane nuko nawe yari afite gahunda yo kuba yashyiramo icyo kiganza mu bucukuzi. Urukiko rurabyemeza, ariko narwo rusiyeja ku bintu bitari, kuko uwo musaza n'ubu ntabwo ari gucukura. Urukiko rusiyeja kuri cya kinyoma cyahawe njyanama par manipulation, kikagera kuri Habitegeko n'akagihura, bikagira minaroke bigendera ku bitari byo. Minaroke igafata umwanzuro, Habitegeko ntawe mu bikorwa. Ubwo nibyo byavuyemo kwegura ako kavuyo kwa njyanama. Nawe rero agomba kugira ko yari yabifitemo uruhare. Hanyuma uko byarangiye, yego uko yari provocateur wabyo, kuko urumva nibura njyanama baravuga ngo muri aba babiri duhitemo undi, full stop. Noneho wenda hakazarega uwabaye wenda akaba warenganye, ariko baravuga ati muri aba babiri iyo ibaruwa irangira ivuga ngo ku yindi myanzuro mubishyire mu bikorwa, ariko uyu nguyu w'ibirombe mutegereza azabipiganwa. Kandi ntaho RMB mu bucukuzi bateganya ipiganirwa ry'ibirombe. Barandika bagasaba bakareba waje mbere wujuje ibyangombwa Urabyumva? Na historique bancaire ntago bareba ngo ufiteho amafaranga angana iki. Oya nukwerekana ko usanzwe ukorana na banke gusa. Nuko noneho wa musaza ajya ararega mu rukiko rwa Karongi, rwisumbe rwa Karongi, rumwemerera ruvuga ko yarenganye, agomba ariwe ugomba guhabwa ibirombe. Ariko muri kubera ko rwastatuye kuri cya kintu kirimo amakosa ataragaragaye, bamuhaye ibirombe. Rero njyanama yahise ivaho, agize ngo arajya mu birombe, uwisiye agiye kurangiza urubanza asanga babahaye meya mushya Murindwa Prosperi. Avuga ati rero uwisiye igihe cy'ubujurire ntikirarangira, kucyuza kurangiza urubanza utaretse ngo urwego rwatsinzwe rube rwajurira. Umusaza atangira gucukura hagati y'itariki ya 1 n'iya 2 by'ukwa karindwi, urumva hari weekend, atangira gucukura, ubwato butangira gupakira, bamuhagarika agezemo hagati buri hafi kuzura, baranamupakuruza. Babyumva? Ubu ntabwo ari gucukura, baramupakuruza. Ubu urumva muri ebyiri yaracukuraga, 9 haba iby'abakono. Mu gihe bari bakagombye kuba cyanaliza ya dosiye ya Rutsiro na gavana w'uburengerazuba, itariki 9 asaba kono bayinjijemo indika. Nahise mbyumva. Ceceka ni ibintu birebire. Okay, hanyuma ahandi bavugamo gatabazi muri ibyo by'ubucukuzi nuko habaga ari abakozi ba RMB cyangwa se n'abandi bagiraga abari abakozi b'akarere, bagashinga amakampani y'abaringa, bakayashingira abantu badashinga, agafata nk'umunyonzi n'undi muntu ubunteruzi w'imicanga, akamushingira kampani mu izina rye. Noneho byarabura byatangira kunugwanugwa, gatabaza akari umusabira transfer. Urabyumva? Umukozi akava Rutsiro ukumva ngo ageze Gasabo, undi akava Rutsiro ukumva ageze Ngoma, kugira ngo agire gute ajye guhishira zibangatanye. Aror
kandi ibyo bikaba na guverineri ahari ayo nguko very compliqué cyane isako nini cyane nini cyane ahubwo Murindwa afite ibibazo Murindwa rwose yabamuhaye tashi ikomeye yagiye mu karere kamaze kabomburi kamaze kuba ikise na poto ijandwe kubera amafaranga yo mu mucanga nawe uvuga zahabu majyaruguru n'uburengerazuba bisabanuza biri gukorwamo isuku. Noneho hakaba hari ikindi kibazo urumva Habitegeko cyari kiri pending uswa kimuribuka twita ejo bundi yashyizeho akongera akayikuraho imwe ya mbere avuga kuri ntuza ko vice mayor yavuga ati vice mayor bamufatiye Rusumo yambuka atorotse kubera ko umugabo we arimo yasabye abantu amafaranga yihaye iby'abandi ku buryo bw'uburiganya yego miliyoni 90 noneho bagiye kureba solvability icyakavuyemo ubwishyu basanga imitungo yose ntago yanditse kuri iyo couple niyo twite ndasoma twite Oswa Kim yari yashyizeho noneho nyuma ayikuraho mbwira Oswa Kim rero Oswa Kim ati nasanze atari byo ndavuga ngo twite ni itariyo ariko amakuru bavugagamo hari mariyo duhamagara Kofi aratereka reka ati ntago ari byo ndavuga se no content ya twiti yose ni fo twasanze 90% ariyo ibivugwamo yes kuko baratubwiye ati nta muntu wigeze atubwiye ati vice mayor namubonye icyariho yitabaga telefone ariko se arayitaba telefone ya Kofi ya detecta ngo uyu muntu ari Kayonza cyangwa ari he ubwo wenda icyo tutamenye icyo twemeza ko ari mu Rwanda ashobora no kuba atarageze Rusumo ariko niba atarageze Rusumo nta muntu wahimba ko kana kageze Rusumo avuye Rutsiro nibura atinjiye mu mujyi wa Kigali atarenze rugende atageze Rwamagana bashobora kumugarurira Kayonza kuvuga rero ngo aritaba telefone ashobora no kuyitaba kiri Kigali cyangwa ari muri bisi ntumenya aho ari ariko icyo SWAT icya Rusumo 0 ibisigaye Kofi aratwemera ati uyu mugabo ari mu nkiko koko avuga ati ni miliyoni 18 ntago ari 90 ariko ubwo abo nabareze ntago bagiye inama ntago baziranye hareze babiri ba miliyoni 18 ariko batararega barimo ndizo zindi icyo si icya mbere icya kabiri uwo mugabo wa vice mayor ngo yagiye atanga amasheke menshi sans provision biri mu bintu byatumye ngo bakajyanwa mu kigo cy'inzererezi kuko iyo dossier yarayize nuba aracyarimo mu ntara ya Habitegeko ngo bakari yakoraga inkuru za kare ya gace none aheze hehe muri gereza ajya bahita ngo niba kakadu bakite oya sinzi ukuntu izina ryako oya ari izina ryako gasozi kariho transit yaho ryaho bari Tongati Tongati cyangwa Tongati ariko nuko Tongati niho ari amaze y'amezi abiri urabyumva niwe wagerageza gukora inkuru za Rutsiro na Karongi iyo dossier y'uwo mugabo wa vice mayor niyo yari igezweho batwara ngoboka urabyumva twaravuze urufuzi ruraza Habitegeko nta kintu yigeze avuga umunyamakuru ahinduka inzerezi gute aho mumenye ko ari umunyamakuru bigenda bite urabyumva nuko kandi wumva n'abaturage uburyo babivuga kese ye harimo ibintu cyane yamagwiye noneho uwo mugabo wa vice mayor icyo twabajije Kofi twaramubajije tuti Kofi wowe urumva ari normal vice mayor wabaye ku vice mayor imyaka ota itari munsi y'itanu afite umugabo ukorera akarere ashinzwe ibiza mu gihe kitari munsi y'imyaka 5 abo bantu wajya kure ugasanga nta mutungo ubanditseho ubifata nka normal urumva aya makuru muri ya tweet ya Oswa Kim muri principe urakire ureze imana n'imanzi muri principe za accountability nakunze no kubibwira umuvunyi kugira umutungo utasobanura ni icyaha ariko no kutagira umutungo warawinjize bigaragara nacyo ni ikindi ukoze imyaka 5 kuri konti basanzeho 0 ariko yewe uri mu nzu itakwanditseho nta masezerano y'ubukode ariko abantu bakora investigation babigenza bate numva ngo mekoma uraseka umaze imyaka 5 uhembwa umushahara ibihumbi 300 da
uwishyuramo minerivare ukarya zovebye nta kabanza nta nka nta hene none inzu urimo ntikwanditseho ariko nta n'ugaragaza nyirayo mwagiranye amasezerano y'ubukode ibyo nizo nzira abantu bakagombye urumva baza covid ese urumva ari normal kuba couple imaze imyaka irenga 10 ikora nta mutungo n'umwe yanditse urumva ari ko faraseka c'est pas normal ibyo byose rero bya ngoboka niwe wari ubizi mu byo yazize ngoboka yarafite yazize inkuru nyinshi nakagambane ariko abitegeko nk'umuntu wo muri yo ntara abona umunyamakuru wagize no kameme ibyo byose ngoboka niwe wagendaga bishyira hanze urumva rero niba yaratangiye dossier ivugamo vice mayor kandi ashobora kuba yarigaragaje uriya mu vice mayor atari yegura avuga ku mugabo we Karongi na Rutsiro biregeranye urabyumva umuntu wariye miliyoni 90 byamunanira kutanga eshanu bakajyana tongati ngoboka usibye na Karongi ze hari Kigali ho warara ni ngombwa se aho ro eshanu zose urabyumva yabuzaga abantu kurya ukubyumva nuko yagiye uwakamuvugiye ni gavana kuko niba ari kuvuga ku mugabo ukora mu karere ka Karongi afite umugore uri vice mayor muri Rutsiro wari kumurenganura ninde ni gavana nta byabaye simvuga ko byaba biri muri dossier ye ariko icyo nacyo ni ikintu kameme umunyamakuru arafunzwe yagiye mu nzererezi ibyangombwa birabonetse ntuhamagaye umukoresha we ntugize gute kuba yagira erreur yo kutagira ikarita ya RMC kandi cyakabiri ntumusanze mu kazi ntabwo aje gukavaringa inkuru adafite icyangombwa umufatiye mu muhanda ngo ni inzererezi urajyanye abantu baravuze uvuniye ibiti mu matwi n'izindi nzego n'izindi ngayo rero nguko ufite urumva ni inkubirane ariko bakoze urumva zino mpapuro zitumye tugaruka ku bintu abantu bari baracicitse nicyo cyo bita gutera imetero ntabwo najya kuziterera hariya kuri tere nta mbaraga nkifite integereza ibije ariko bibyutsa ibyari biryana impapuro zije bari sawa ubonye n'akantu kagusapoti yes ari sawa aha so rero nibyo ngibyo nagira ngo tuganire kuri icyo kintu reka mpine kuko tugeze mu minota hafi 45 kugira ngo wenda n'abadukurikiye ararekwa ntashira aka kantu kaba kari mutuntu twinshi cyane tuzaje tugira ubwanya niyabanze cyane kuri Noyero Pepper n'agace k'uburengerazuba cyane n'ubundi ntago twabusohotsemo ibindi twabyirinze amajyaruguru twayirinze ibisambo twabaye tubyirinze tuzagira umwanya nta ibyo bintu byose ndetse n'ibintu navuze by'uburezi hari n'izindi topic nyinshi cyane abonye muri no minsi hariho y'abayobozi bo muri RCS bamwe na bamwe bafunzwe icyo nicyo kiganiro gitaha imibereho y'abantu bo mu magereza inkoni hari umuntu ushaka kuzavugisha ubwo byose tuzabigarukaho hari n'abafungiye mu zindi kuko hari ababaye hari abataki hari ariko impamvu nabanje no gutindaho nuko ni ibintu bibiri icyambere nuko kuba bijya mu itangazamakuru cyane bishobora kuba byakwe influence ubucamanza ubutabera bushaka guhabwa uriya muntu uriya mwana wakubiswa gaterwa ubumuga yego ubutabera buri gukora niba ari yatangiye gufata abantu dutegereze bizajye mu rukiko be public cyo ni icyambere gishobora kuba cyatuma ntihutira gukora iyo nkuru ikindi cya kabiri nuko hari umuntu ushaka kuzabaza hari we nije yitwa dignité en détention gufunganwa ubumuntu muri detention mu gihe utaremeza dignité en détention niyo wafungwa niyo wahamwe ubwo muri umuntu ariko umunyacyaha ni umuntu cyane ko gereza zo mu Rwanda nta cyiciro kitarazijyamo bituruka ku wari president Bizimungu hajyamo abasenyeri ba Misago abagenerali baruzuye abapadiri sinabara abaministre sinakubwira donc ariko iyo aba byashobokaga abantu bagafungwa andignité bakagumana umuntu bakarangiza ibihano hatariho ibindi bihano birenze gukubitwa kwicishwa inzara kwicishwa umwanda kutagira amazi no guterwa ubumuga ibyo rero nibyo urumva ni ibyo ngibyo nimara kureba principe ya dignité en détention hanyuma niyo nzira y'ubutabera igatangira kimwe muri ibyo ni nkibona nzakora ikiganiro akandi kantu mu kiganiro cy'uno munsi ari abantu badushinja kuvuga ngo ntabwo dukora inkuru mbere ngo tugendera ku by'abandi bavuze so ni ikibazo cy'itangazamakuru niba ngo bakari tongati ntabwo nshaka ngo fisa azajyeyo Karegeya azajyeyo Jarasa azajyeyo bishobora gutuma utegereza ngo nzavuga kanaka yavuze
ko nge byambayeho nabivuze no kuri radio byambayeho nigeze gukora inkuru y'umuhanda wabase uburyo wangizaga wari warangije imihanda y'abandi abantu batakirema amasoko warasize amanegeka inkuru nyirangije Gatabazi yari guverineri uva basuka yihinguka Nyagatare Gatabazi yari guverineri ahamagara Minefra irantumiza bankoreraho inama mayidia bamwe ngo kuki ukora inkuru zidutera icyaka iryo jambo umuntu warivuze n'ubuduhe namumenye uko nari isanzwe nanamuzi na mbere yuko ajya Minefra sinenzi ko asigaye nongeye gukora faze ya kabiri y'iyo nkuru Minefra yari yarimutse yari yaravuye Kacyiru yaragiye Kimihurura nanagiye Kacyiru nzi ko ariho bakiri njya Kimihurura ngiye kubaka amakuru ngezeyo noneho wa mudama anyongeye kumbona arambwira ngo wa mugabo wabuze ibindi ukora uyu muhanda urawushakaho iki wabuze urananirwa n'icyagiye Robert yarafunzwe kuki udakora inkuru za Robert wangije abana ba mugenzi we ugahora kuri uyu muhanda ngaho mbwira ibyo bikomere bibiri nagiriye muri Minefra noneho reba imyaka yanjye uwo wabimbwiraga murusha imyaka na abo yo kipe yose nyirusha imyaka usibye PR wabo witwaga Jean Paul twiganye nawe abandi ndabaruta ariko ibaza umuntu ukubwira gutyo ako kazi waba ukigakoze sipoza rero umwana ukirangiza ejo bundi yajya gukora izo reba ngo bakaritonga ati ku myaka ye ahubwo saba zizakorwa n'abandi none ngo tuvuga byarangiye none se uje hari ijya kwivuga wabitangira ari n'ikaramu wandikishaga bakayicana n'urutoki kayibura twarabivuze urunguze mu majyaruguru uko byatangiye amasoko y'akazoza byagiye bivugwa ariko byagendaga bite habitegeko kandi kanyuma ejo bundi nyuma y'ibiza bya Rubavu bagomba gusenya gahunda urabonye ko n'umuvugizi wa guverinoma yagiyeyo avuga ko hari ahagomba gusenya hagiyeyo bahasuye nka gatatu bahava ntacyo babwiye abaturage nabonye abaturage bamahoko nabo bari kwirama bakava ntacyo babwiye kandi ari gavana ari abashyitsi ba gavana ngira ngo byaje kugera ahantu umwe mu biturika aravuga ati ariko se turava hano twaparitse imodoka abaturage bari kureba ntacyo bahave ntacyo tubabwiye baramenya twazanywe n'iki baragira gute barasigarana ikihe cyizere ibyo byagomba gupangwa na gavana ntabwo yagomba kubyibutwa n'umuntu wavuye i Kigali utwo n'utuntu twose twishi tuba tugenda twiyongera ariko nyine ubwo nta kundi oya tuzazare ntitu sino abantu karagaciyemo kuko icyo zinagikoramo ikiganiro kwacyo cy'itangazamakuru ariko icy'imibereho mu magereza yo kizaba yego so reka ngushimire dushimire cyane mwakoze cyane kunyihanganira dushimire Niucogamo Niucogamo mu Gatsata dushimire Jupiter ni ahantu heza hari amafu n'amafunguro mu Gatenga buriya nanga kuvuga nimero za nyirayo kuko ntago warazimpa ariza akoresha mu kazi kandi n'umukozi wa leta abakozi ba leta hari uburyo tubaha inda ya bukuru ariko weekend nzajyayo nyuma y'ubukwe natumiwemo yego mwakoze cyane kandi turabakunda urabukwe tuzawutaha lazima ni umusaruro mu by'akazi w'akazi dukora yego